muhanzi Davido waraye ukoreye igitaramo cy'amateka hano umurwi w'imisozi igihumbi, kikaba cyabereye muri BK Arena mu nzu isanzwe iberamo muri rusange imyidagaduro. Uyu muhanzi yakoze stage zitandukanye dore yuko hagiye haba n'udushya ku bahanzi bagiye baririmba. Aha ngaha turagaruka ku muhanzi Kitoko Bibarwa Patrick, nawe waririmbye nyuma y'imyaka myinshi ataririmba cyangwa se adataramira mu Rwanda. Aha ngaha turavuga ku muhanzi Juno Kizigenza wagiye kuri stage ndetse akiyambaza uwahoze ari umukunzi we Ariel Ways. Ngira ngo ni concert yari itegerejwe n'abatari bakeya, dore ko uyu muhanzi ubusanzwe twagiye dukora cyangwa se tubabwira ku mateka ye. Uyu muhanzi ni umuhanzi ukunzwe, ni umuhanzi umwe mu bahanzi bo muri Afurika by'umwihariko bagira abafana benshi. Rero Davido yari yitezwe n'abatari bakeya yuko n'ubundi aza gukora ibyo yakoze cyangwa se aza gukora ibisa n'ibitangaza. Ngira ngo yatangiye ku isaha ya saa moya n'igice, haza gusuzuma ibyuma uko bimeze, arabanza asuzuma sound, acekinga sound, aririmbaho. Aha ngaha yari kumwe n'abana bo muri Silver Foundation, turi ko bagiye nabo bamufasha muri concert. Rero Davido nyuma yo gucekinga ngira ngo yagira ngo arebe yuko ibyuma nyine bimeze neza nk'uko byagaragaraga, noneho concert nyirizina yaje gutangira, maze aratangira araririmba. Uyu mugabo waririmbaga indirimbo ze abantu bazisubiramo, dore yuko indirimbo imwe ku yindi abantu bari bitabiriye concert zose bazizi, maze uyu mugabo nawe arakomeza araririmba nk'uko ngira ngo abantu benshi bagiye babivuga. Davido iyo ari imbere y'abafana be akorana imbaraga zose, kandi kuko ukabona yuko ibyo akora abizi cyangwa se afitemo ubushake, aho atandukaniye n'abandi bahanzi bavuga yuko hari igihe umuhanzi aza kuri stage ugasanga ari kuririmba atinyeganyiza cyangwa se atajyana n'abafana. Rero uyu mugabo nk'uko byagaragaye ni umuhanzi uzi kuririmba kandi akajyana n'abafana muri rusange. Haje kujyaho umuhanzi Kitoko Bibarwa Patrick ndetse agenda aririmba zimwe mu ndirimbo zakunzwe, harimo nk'iyitwa Thank You Kagame cyangwa se Warakoze Kagame, ndetse byagaragaye yuko abanyarwanda iyi ndirimbo bayikunda ku rwego rwo hejuru, dore yuko ari indirimbo yagiye inakoreshwa no muri za campaign z'amatora ya Perezida Kagame ndetse n'ahandi. Rero yacu kugenda aririmba nawe abantu bagenda barushaho kugenda bajyana nawe, ariko icyaje kugenda kivugwa n'abafana bati ntabwo Kitoko yize ashyira mikoro ku munwa, ahubwo wasangaga mikoro yifatiye mu kirere, ubundi ukagira ngo ntago ari kuririmbira muri mikoro. Haje kujyaho umuhanzi Juno nawe araririmba, maze arangije ahamagara umuhanzikazi Ariel Ways. Akimara guhamagara umuhanzikazi Ariel Ways baririmbanye maze karahava, ariko ibyo sibyo byatunguye abantu, ahubwo ibyatunga abantu nuko bagisoza stage icyakozwe nta kindi, Juno yahise akurura Ariel Ways maze aramusoma. Ibi ngibi bikaba byakomeje kuvugwa n'abatari bakeya, bavuga bati Ariel Ways yaramaze iminsi cyangwa se amaze igihe afite umukunzi bizwi, ati none reba Juno, ati so ngubu uriya muhungu cyangwa se uriya musore aracyahari. Abenshi bakavuga bati ntago abantu babanye bajya bapfa gutandukana, ati rero ntibibatangaze cyangwa se ntibatungure, n'ubundi iyi couple twebwe tubona itarigeze isenyuka. Iyi ngiyi ni tubicanye yacu kandi yanyitwa Tahatibu Ward, mu gace twita Tahatibu Update, aho twiza amakuru agicishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Nge nitwa Eni Yusufu, duhurire muri comment.